ubundi ikuki utambwije ukuri ubundi kari gutyo umeze ukifata ukambeshya amezi 5 yose umbeshya none kuba nagenda nkareba undi muntu ahubwo mpindukire mbona warenze nakubona hangaha kandi nimero yanjye isibe muri telefone yawe ninza naca mu nzira imwe ujye umberere kiruca handi sinzongeze guhura nawe. Mugisha karame ko wicaye aho ngaho nuko nabuze icyo nkora ubu inka zabonye ubwatsi wapi nabezwe ntago nigeze njye akira banza zishyira ubu ngubu wituhaga kujya kuzana ubundi bwatsi ihute gira vuba ihute kurira byabaye bite sironge rwashwanye napfuye iki nyine kwicaye ndi kumubwira iby'ukuntu amanyana n'undi mukobwa nyine atandusha umujinya ataraga tubweba sinzongere kumutekereza se birashoboka bidashoboka se urumva ndi kukubeshya wumva ngende gute mbese hari ikindi mwari musanzemo gacecekera umwana basi se wamusabye imbabazi namusabye imbabazi nyine yanga kunyuma mbese ntiyakwemereye ko yabikubaza bigakundana Umugi wiriwe ndabona urashwe nabangutse ntabwo byaba bigoye ibintu aringiyemo ahubwo se Mugisha ko navuga ngo amubwira ngo ajye kwahirira inka yazanye ubwatsi bw'inka ishwe akusura muhungu yabaye cyangwa afite utundi dusoresore muri ketse dusigaye tumushuka aha mubeshyere iki hose simba numva bamuhamagara ariko urabizi maze kubona ko Mugisha amaze kwigira ikigoryi imba nsigaye mubwira ikintu 2 3 ntanyuma ubu ngubu nubwo amaze gusoreka ntabwo yandenza amavi ubu ngiye kujya mushyira ku giti aha uraza kubivamo ma kandi nawe ntuzanyitambike icyo ni icyaha nibeshya akagaruka mu rugo nta bwatsi azanye araza kumbona reka mbe nigiye kuryama dore ukuri kw'Imana gese nyambe ise nkukunda pe wakoze kunkunda nyine ufite agahindara mfite agahinda ndabona ugafite kandi nazakagukiza kuko nagukunze pe umuntu se yakiza undi agahinda biciye mu zihe nzira ana we ubwo nawe ugiye kwigira nk'abo bakobwa inyambona binama baba bari mu mirimo navugisha bakata basara uko uri na mushyi wa muntu uri no mu mujyi sibyo binyuze mu rukundo nyine dore nanagukunze nk'uko ry'Imana nese bundi mu buzima busanzwe ntabwo wari usanzwe ukunda abantu warubayeho mu udakunda abantu ahubwo se wazanjyanye aha ntabwo wabyemera no mfite papa ntabwo ajya atuma mba mu rugo ariko kubera wowe nzaza mucika hajya umucika ubwo se umuntu yatuma usuzugura ababyeyi abaho
gusinzira wabaye iki? uraje Kuri gusinzira wabaye iki? nose ubu bwatsi nibwo uzanye Ubwatsi bwabuze ahantu hose n'abana twajyanye n'ubu ni bwinshi nyine. noneho sara kwica Ntabwo zibirya byahiye. byahiye birimo genda uri hariya mu nzu Kanze njye kugiteka. ariko sha mugi Karame. ubu igihe wagendeye umunsi wose ubu nibwo bwatuzanye Ubwatsi bwabuze pe. ubwatsi bwabuze kandi ndi mu nzu wari umubazanye ngo ibiryo byahiye. ubu wowe uri inka umuraka ubwo bwatsi waba urya ugahaga ariko kuki unaniye kumbona unaniye neza neza nkubyara umwana w'umuhungu umbera ikirumbo sigaye mbona atari sigaho